Bakunzi ba BRC News ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Nizeye ko muri bazima, nizeye ko muri amahoro, kandi niba unarwaye wihangane, Imana iragufasha. Niba ufite n'ikibazo kindi, Imana irakomeza kugufasha. Bijya bibaho ko umuntu ahura n'utubazo ariko tugeraho tukavamo ku mbabazi z'Uwiteka. Ndabasuhuje rero, mugira amahoro abari muri aka karere k'ibiyaga bigari, abari muri Afurika muri rusange bakurikira urubuga rwacu rwa BRC News, abari hanze ya Afurika, muri Aziya, Oceania, Amerika, hose hirya no hino ku isi aho mudukurikira, ndabaramukije. Ni umukozi wanyu cyangwa se umusesenguzi wanyu, Muzalendo number 5 cyangwa se Muzalendo nimero 5. Yego, tugiye kumva amakuru ariho rero kuno munsi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Amakuru ameze ate? Mutangire rero, reka amakuru aba yabonetse tujya tubayabagezaho uko ariko twayumvishije, nkuko nawe babwiye, kandi tubanza kuyatohoza buhoro buhoro. Nibyo mubona twatinzeho, mukagire ngo ntituri gukurikira cyangwa se ntituri gucekinga, ngo tumenye ngo amakuru ameze ate. Mutera agatebe rero tuganire neza, ni buhoro, ni gake cyane, ntabwo ari amakuru menshi. Ni ukubaha nka ntuza nka resume. Ntabwo amakuru ari menshi, nubwo ariho, ariko ntabwo ndavundi buze kubatindira ngo mvuge byinshi. Ntari natangira rero, reka mbasabe n'ubundi mukande kuri like, murayikinge kabisa, ikiganiro cyacu kijye kibona abantu bakoze like nyinshi, kuko like buriya zifasha ikiganiro kugira ngo n'abakireba babone ko icyo kiganiro nyine ari cyiza cyangwa se kiryoheye amatwi. Abatari bakanda subscribe rero nabo bayikande, biyandikishe, kandi musharinga iki kiganiro, noneho mukore comment, nabwo mutubwire uko byifashe. Muti rero bimeze gute? Nkunda amakuru turahera muri Nord Kivu, muri territoire ya Rubaye, muri territoire ya Masisi precisement, cyangwa se turibanda kuri Rubaya. Imirwano rero muri Rubaya isa nkaho yubuye. Buri iyo tuvuze Rubaya ntabwo tuba tuvuze ngo ni muri Rubaya neza ku kirombe bacukuraho, ahubwo ni eneo ya Rubaya. Ni ukuvuga ngo ni muri ako gace Rubaya irimo. Ni ukuvuga ngo rero amakuru atugeraho, FARDC na Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa bayo bari kongera ingabo nyinshi cyane ku rugamba, haba muri Nord Kivu, haba muri Sud Kivu, bose bari kuzongeramo kugira ngo biri kugaragara ko intambara igiye gusutama. Kandi nk'uko twakomeje kubivuga, ntabwo rega ruko bizakomeza kuba, ntabwo Kongo izakomeza kurebera. Icyo nzi cyo Faci akora ibintu bigiye kuri gahunda kandi bifite numerotation. Ni ukuvuga ngo buriya buri kintu gifite umwanya wacyo. Ni ukuvuga ngo rero niba biri kugaragara ko leta ya Kigali cyangwa se agatsiko kari amabandi kitwaje intwaro, niba kari kuvuga kari kwensita ngo ntiturava muri Rubaya cyangwa se ngo tuve muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, ni ukuvuga ko kagomba kuvamo gakubiswe, kandi mu buryo bugaragara, atari uburyo bujenjetse. Ku rugamba rero birakomeje, aho Wazalendo na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barangije kwigarurira umuhana cyangwa se centre ya Ruwoshi ya Burora, centre ya Ruwoshi Burora. Aho ngaho guhera kwa gatanu tariki ya 29 na tariki ya 30 habaye imirwano, ariko birangira bahigaruriye. RDF rero M23 zirukanse zita ibyangombwa, nako zita intwaro, ku buryo zagiye kibuno mpamaguru, zirarenga zirakwirakwira mu mashyamba hirya no hino. Kandi imirambo ntago yaje kubura, bahasize imirambo 30 y'abantu bose ya RDF M23. Mu gihe intambara yubuye n'ubundi,
igamije gufata Rubaya, hari ikintu bavandimwe cyaje kugaragara nk'aho RDF nanone ifite umugambi wo kugira ngo ifate abaturage w'ingwate nk'uko byagenze muri Minembwe. Abaturage nubwo wenda ibisasu bitari byategwa muri santere ya Rubaya cyangwa se muri santere ya Masisi, ni ukuvuga ngo abaturage bashatse kujya bashaka guhunga kugira ngo, kuko bumva amakuru, bakurura amakuru, barabizi, bazi ko Wazalendo yambariye urugamba, bazi ko FARDC byanze bikunze igomba kwigarurira Masisi, igomba kwigarura uturere twose RPF yafashe. Ni ukuvuga ngo batangiye kugira ubwoba bashaka guhunga. Bashatse guhunga rero RDF na M23 barabagota, ntabwo bemera ko bava muri Rubaya cyangwa se muri Masisi, hariya mu santere ya Masisi. Bivuge ngo iki, bo baba bashaka kugira ngo babikingirize, noneho nibamara kubikingiriza FARDC cyangwa se Wazalendo be kubona ukuntu bapirona amabombe cyangwa se za drone ze kubarasa. Ubwo rero hari abibaje atese, kandi nabivuzeho mu kiganiro gishize, nti hari strategy z'intambara bavandimwe. Niba koko FARDC bumvishe ko RDF iri kugota abaturage ngo be guhunga, c'est-à-dire que bafite umugambi wo kugira ngo abaturage aribo barwanirwaho. Noneho wambwira gute ko FARDC nawe yagwa muri uwo mutego ikajya guteramwo amabombe cyangwa se ikajya kwataka uwo mujyi, izi ko abaturage bafashwe ko hano taje ko batagomba guhunga? Ibyo rero ibyo nababwiraga, nti hari strategy nyinshi, kandi ntari namenya no makuru yuko izi nyangabirama zagose abaturage ko batagomba kuva muri Masisi cyangwa muri Rubaya. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari aho ngaho gusa barwaniye cyangwa se ngo bahatsinde izo za RDF. Dukomeje muri teritwari ya Rucuro, inyeshyamba n'ubundi ahantu hitwa muri Rusuri, zahasize agatwe naho Wazalendo yarahabatsinze, iyobowe na Janvier Karayira, komanda nyine wa Wazalendo, niwe wakabye igitero aho ngaho muri Rusuri. Aho rero naho hari n'ahantu hakomeye, abaturage babasha guhunga birumvikana, ariko Wazalendo birangira bigenze gute? Birangira bahigaruriye. Amakuru rero n'ubundi akomeza kutugeraho, amakuru ari kutugeraho n'ubundi biri kugaragara ko ngo RDF iri gukomeza kongera abasirikare ku rugamba, kubera ko iri kubona FARDC na Wazalendo bari umwanda, nabo bashaka kugira ngo bigarure byanze bikunze Masisi yose, ndetse irimo birumvikana na Rubaya. Amakuru ari kutubwira ko bazanye nanone ingabo 4,000 bazitendeka aho hafi ya Masisi. Gusa ikigaragara, kubera ko FARDC nayo na Wazalendo bafite imikenyuro imeze ukundi kuntu itari umuntu atapfa kwisobanurira, bigaragare ko iyi ntambara irabasha, ahubwo ushobora kubona ihereye na Goma, ukabona iri kugarura muri za Masisi, cyangwa se bigafatirwa rimwe muri rusange. Uti kuki? Kuko muri Goma hariya hafi ha Rusayo na Mugunga, Wazalendo bahamereye nabi, bari kwica RDF cyane, bari kujya babatega mbushi. N'ejo bundi bafashe abantu, barabafata, baragenda babayobozi bari kunywa nyine, bari mu buraya, bagenda bagituma barabafata. Ubwo rero urumva ko aho ngaho naho niba Mugunga no mu Rusayo, muri Rusayo bahari Wazalendo zihari, urumva ko na Goma bitoroshye. Kandi koko nkurikije n'amakuru turi gukura Rubaya mu bantu bacu bari nako muri Goma, abantu bacu bariyo, bigaragara ko muri Goma umutekano ntabwo woroshye, kuko bari kutubwira ko hari abantu batangiye kujya bahunga, ibikomerezwa nyine bigira mu Rwanda. Noneho dukomeje no muri Bukavu rero, Bukavu na Goma nabyo nkuko maze kuvuga, Bukavu nayo ntabwo yorohewe, kuko hari andi makuru muri Nord Kivu, muri Sud Kivu plutôt, hari amakuru ari kutugeraho ko nanone nkuko FARDC n'ubundi iri kongera ingabo muri Nord Kivu, n'ubundi naho muri Sud Kivu hari ingabo 610
za arme spéciale za Congo arizo hibu zinjiye nazo ku rugamba, mbese basa nk'abari gukoranuza bari kumena abasirikare benshi cyane muri ako gace nako, ariko ngo hagambiriwe Bukavu, kuko nanone amakuru ari kutugera ari kutubwira ko Bukavu naho ntabwo byoroshye, abaturage ntabwo bagize gute, ntabwo bamerewe neza, kuko nako abaturage ntabwo abaturage ahubwo abahatuye bari kubona ko ibintu bitari byiza, kubera ko buriya iyo ahantu henda guterwa abaturage nibo barabimenya bwa mbere, nubwo batamenya ngo bizagenda gute, ariko amakuru abageraho. Ubwo rero birumvikana ko iyo RDF iri kujya igenda yicangacanga barayibona, ubwo rero amakuru yatangiye kubageraho, kuko birumvikana ko ingabo niba ziri FARDC iri kurunda ingabo muri Nord Kivu ikazirunda muri Sud Kivu, ubwo nyine namwe murabyumva ko target iri kuri Bukavu, Goma na Rubaya. Aho rero kandi ndatekereza ko bitoroshye kandi ari ngombwa ko bigomba gukorwa n'ubundi. Nanone rero tukiri muri Sud Kivu hari agace n'ubundi Wazalendo yaje kurwanamo muri no minsi n'ubundi ibiri, ku vendredi na samedi cyangwa se ku wa gatanu no ku wa gatandatu barakigarurira kitwa Curwe muri Sud Kivu, aho Wazalendo yirukanye RDF M23 inyeshyamba zikirukanka zigakwira imishwaro ndetse n'akanuza n'ibikoresho bakabita ku rugamba, kandi Wazalendo ikiyemeza ko ikaba yasinye ko itarabaha n'agahenge na kamwe. Aho rero uri kumva ko ari ibicikanaho. Dusubiye inyuma rero muri Nord Kivu naho hari ahantu bita ngo Kishado naho Wazalendo yahambuye RDF M23 bamaze kuhasiga imirambo naho myinshi, aho ni mu misozi ihanamiye Rubaya. Bavandimwe rero muri kumva ko intambara iracyakomeye kandi target ni nyinshi, muri kumva ko ni hirya no hino. Reka dukomeze dutega amatwi, dukomeze ducunguze turebe ibyo ari byose muri no minsi itari mikeya. Turatwumva inkuru nziza nako itari myinshi, turatwumva inkuru nziza yuko ziranyangabirama ziranyeshyamba zaje kwica abaturage ba Kongo, zidashaka no kubaha n'amahoro, noneho urumva ko ziri kubabuza no guhunga. Ariko ibyo ngibyo RDF byo nibyo imenyereye byo kwikingiriza abaturage, niko n'umuri no mu Rwanda bagendaga babikora kugira ngo bice abaturage. Yo rero RDF ikibishaka inyungu zayo gusa z'amabuye y'agaciro, nawe uri kuvuga ngo zirarwanira abaturage, byo ni ukubeshya. Abandimwe rero reka ndekera ahangaha, dukomeze dutega amatwi kugira ngo turebe ko ibintu Imana irabikora. Mukomeze rero mwihangane kandi mukomere, turi kumwe. Ciao ciao.